Bene data bakristo bavandimwe aho muherereye hose tubahaye ikaze abatwumva bari mu Rwanda intara enye n'umujyi wa Kigali, abari muri Kongo cyane cyane mu burasirazuba no mu majyepfo ya Kivu. Mwese tubahaye ikaze abari muri Uganda, Burundi, abari muri Tanzania, Kenya, mu majyepfo ya Afurika, abari muri za Mozambique, abari muri za Zambia, Malawi n'ahandi henshi tubahaye ikaze mwumve mikaze. Kandi abari twumva ari Burayi, muri Amerika, muri Australia, dufite inshuti zacu zidukurikirana, dufite inshuti muri Aziya. Mwese mwumve mikaze muri akanya tuyoganira ijambo ry'Imana tugize ku mutima. Ijambo rivuga ngo ni inzira eshanu zizana ibisubizo bivuye ku Mana. Turarisoma mu Bami ba mbere ibice 17 duhere ku murongo waho wa 5 dusome no wa 6. Haravuga ngo nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya ku kagezi Kereti ahateganye na Yorodani agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye nuko bwije, kandi akajyanwa ku mazi y'ako kagezi. Niyo magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya, kandi turizera rwose ko tuza kugira ibihe byiza. Imana ikomeze ibane natwe. Ariko ndabona itara ryanjye ritameze neza, reka ngerageze nongere urumuri. Nizera ariko bisa nk'ibigaragara ariko si neza cyane nkuko nabyifuzaga. Reka rero tuganire ko ya magambo tumaze gusoma avuga ngo ni inzira eshanu zizana ibisubizo bivuye ku Mana. Bene data bakundwa, uyu munsi turaganira nyine aya magambo tumaze kubona. Muzi neza ko abantu bose batuye isi ari abariho cyangwa se babanje kubaho. Umuntu wese agira uburyo bwe bwo gusenga, ndetse nabo tuvuga ko batizera Imana, habaho n'amadini avuga ko atizera Imana ubwabo, cyangwa se uburyo abantu bakoresha bwa gakondo bwabo. Ibyo byose abo bantu bose bitwa ko basenga, ndetse abashakashatsi bavuga ko mu isi hari imyemerere igera ku 4,000 ndetse birenga. Ntabwo tuza kuvuga uko buri bose basenga cyangwa se nimba abo bose basenga basubizwa, ariko turavuga gusa ku nzira eshanu Bibiliya itwereka, twifashishije iriya nkuru twasomye mu Bami ba mbere ibice 12 ngo 5 na 6. Tarakomeza ariko mu nyigisho twasabaga abatwumva kudukorera, abataradukorera subscribe bayidukorere rwose, ntabwo bigoye. Mujye hariya munsi ya ntuza ya screen yanyu, cyangwa se munsi ya mukande kukazogera gahari. Ntabwo bigoye, ntabwo bivunanye, nta kiguzi bisaba, kugira ngo tujye dushobora kubana, kandi community yacu cyangwa se channel yacu yitwa Impanda y'Imana 25 ibashe gukura no kugera henshi bishoboka. Twifashe rero iyi nkuru ya Eliya, tugiye kureba inkuru eshanu twihuse tubona zizana ibisubizo bivuye ku Mana. Twibuke ko igihe cya Eliya cyarimo inzara ikomeye, yazanywe nuko abantu muri icyo gihe bari bararetse Imana, kimwe nuko muri iki gihe hari ihungabana rikomeye ry'ubukungu ku isi hafi ya hose, bitewe n'ibibazo bimwe bitandukanye by'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se intambara n'ibindi byinshi nkuko tubyumva muri iki gihe bimeze. Ndagira ngo rero turebe impamvu ya mbere cyangwa se inzira ya mbere izana ibisubizo bivuye ku Mana. Icya mbere ni ukumva ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere gituma umuntu abona ibisubizo ni ukumva ijambo ry'Imana. Mbere yuko yari yajya ku kagezi Kereti, Imana yabanje kuvugana nawe. Bibiliya iravuga ngo mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17 iravuga iti kwizera kuzanwa no kumva, no kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu adafite ijambo ry'Imana rimuyobora, ashobora gukora ibintu byinshi ariko atagera ku bisubizo. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi y'Ijana na 19
ku murongo waho 105 yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Imana idufashe cyane. Uyu murongo wigisha ko ijambo ry'Imana riyobora ubuzima bw'umuntu nk'uko itabaza rimurikira umuntu mu mwijima, rikamwereka aho akandagira kugeza ageze aho agomba kujya. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana, kubamenya Imana, kubaha Imana, iri jambo duhora twumva, duhora tubwirizwa, haba ari ku social media, haba ari mu nsengero, haba iryo dusoma. Iri jambo ni umucyo, iyo turyumvishije tukaryumva ritubera umucyo utugeza aho Imana ishaka ko tugera, aho Imana ishaka ko tuba, aho Imana ishaka ko tugera, tuhagezwa nuko twumvishije iri jambo ry'Imana. Uwo ari we wese ukeneye kumenya icyo Imana ikuvugaho, kabone nubwo waba uwemera cyangwa warigishijwe ko Imana yavuze kera ko ubu yarekeye aho kuvuga. Hari abantu bo mu madini amwe n'amwe bemera yuko Imana iriho kandi bakanayisenga, bakavuga ati ariko uyu munsi ntabwo Imana ivuga, Imana yavuze kera, dufite Bibiliya birahagije. Nabyo rwose si bibi, genda icyo Bibiliya ikubwira ugikore. Ntabwo Imana mu migani biravuga ngo Imana ivuga mu buryo butandukanye, haba ari mu nzozi, haba ari mu mayerekwa, haba ari mu buryo bwinshi. Imana ifite uburyo bwinshi bwo kuvuga, yaba ari mu ijambo ryayo. Ibyo byose ni uburyo bw'Imana kuvugana n'abantu. Ubwo rero ibyo uhitamo kandi wemera bipfa kuba biturutse ku Mana, ugende ubikurikize, Imana izakuyobora kandi bizatuma ubona ibisubizo, ariko ni intambwe ku yindi. Intambwe ya kabiri ni ukumvira Imana. Kumvira, kuko kumva bitandukanye no kumvira. Intambwe ya mbere twabonye ko ari ukumva ijambo, icya kabiri ni ukuryumvira. Ikintu cya kabiri gituma umuntu abona ibisubizo ni ukumvira Imana. Kumva ni byiza, ariko birutaho iyo uteye indi ntambwe yo kumvira. Kuko kumva ibintu byose birumva, abantu bose barumva, abantu bose barumva, abafite amatwi bose barumva, kimwe nuko n'ufite amaso wese abona. Kumva ni ibintu ufite amatwi atasaba yuko atabanza gusaba uburenganzira amatwi ye ngo mbabarira wenda unyumvi. Amatwi abereho kumva, kimwe nuko n'amaso abereho kurora. Icyo gihe rero iyo wumvishije, ntutere intambwe yo kumvira kuko bisobanura gushyira mu bikorwa ibyo wumvishije. Iyo wumva ijambo ry'Imana ukarishyira mu bikorwa, kuko abantu benshi bahera ku ntambwe yo kumva gusa, ariko ntibajye ku ntambwe ya kabiri, ariyo gushyira mu bikorwa. Icyo gihe rero gushyira mu bikorwa ni inzira ya kabiri izana imigisha cyangwa se izana ibisubizo bivuye ku Mana. Bibiliya yatubwiye ngo Eliya yakoze nk'uko Uwiteka yari yamubwiye cyangwa yari yamutegetse. Aha wakwibaza impamvu atigeze aburana ati Mana, ku kagezi nta muntu uhatuye, nta murima mpafite, mbese nzabaho nte? Cyangwa se akabaza ati se Mana, ibikona ninde byazaniye inyama nkazaba mbaye uwa kabiri? Ashobora kuba atarabonye ibyo bitangaza. Iyo yibaza atyo ntaba yarabonye ibyo bitangaza. Bibiliya iratubwira ngo niwumvira neza ijwi ry'Uwiteka Imana yawe, imigisha yose izakuzaho ikugereho. Gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa mbere. Eliya yarumvishije atera intambwe yo kumvira, ntabwo yagiye impaka ngo avuze ati Mana ibyo umbwira ni ibiki? Ese ibyo birashoboka? Ese ku kagezi hariya nzatungwayo n'iki? Nzabaho gute ko nta nzu ihari? Bizagenda gute? Ese ibikona byagaburiye nde nkaba mbaye wa kabiri? Ese ibikona yari asanzwe azi ko ibikona bibaho kandi bikunda inyama cyane,
ku buryo bitagaburira umuntu yari kwibaza ibibazo byinshi, ariko kuko yari asanzwe azi ijwi ry'Imana, uko Imana ivuga, yarumviye ashyira mu bikorwa aragenda. Ibi bikatwereka ko kumvira Imana ari inzira ya kabiri ifungura imigisha cyangwa ibisubizo bivuye ku Mana. Inzira ya gatatu ni ukujya aho Imana iguhamagarira cyangwa aho Imana ishaka kujya. Ikintu cya gatatu gituma umuntu abona ibisubizo ni ukujya aho Imana yamutegetse. Imigisha ya Eliya yo ku kagezi kitwa Kereti, iyo aza kuguma aho yarari, yari kuba yarishwe n'inzara. Ibyo kandi bitwibutsa inkuru y'umujenerali w'Umusiriya witwaga Namani, wategetswe kujya muri Yorodani kugira ngo akire ibibembe. Nubwo yabanje gusuzugura inzuzi zo muri Isirayeli, avuga ko zitaruta ubwiza inzuzi z'i Damasiko, ariko kuko yakomeje kugirwa inama n'umusirikare we wari umuherekeje, yaje kugera igihe aremera, ajya muri Yorodani ngo yibiramo inshuro 7, arubaha, ajyamo iya mbere abona ntibikize, ajyamo iya kabiri ntibikize, arubaha ageza ku nshuro 7 nk'uko yari yategetse, bituma abona gukira, bituma asubirayo ari muzima, ashima Imana kubera yuko yari yumvishije ijambo ry'umuhanuzi. Nubwo yabanje gusa n'ubusuzuguro, ariko yageze igihe arabyemera, arabikora, kandi amaze kubikora Imana yamukoreye igitangaza, arakira nk'uko umuhanuzi w'Imana yari yabimubwiye. Ni inkuru dusoma mu Bami ba Kabiri ibice 5 umurongo w'10 kugeza kwa 11. Ibi bitwigisha ko hari igihe ibisubizo byacu biri aho Imana idushaka, atari aho twe twifuza cyangwa se aho twebwe dushaka. Ibi twigisha yuko ibisubizo byacu biri aho Imana ishaka ko tuba, bitari aho twe dushaka ko tuba. Imana idufasha. Hari igihe biba ngombwa ko ugomba guhaguruka cyangwa se ugomba gushyira mu bikorwa iby'Imana ikubwiye kugira ngo ugere ku bisubizo Imana ishaka cyangwa se ku byo wasabye Imana. Imana itugirire neza. Impamvu ya kane navuze ko mbinyuramo nihuta, ni ukwiringira Imana n'iyo ibintu byaba bitumvikana cyangwa bidasobanutse. Kwiringira Imana naho ibyo ikubwira cyangwa se ibyo ubona byaba bidasobanutse, byaba biri mu rujijo, ariko wowe ukizera Imana, kuko ntabwo ntitureba ibiboneka, ahubwo duhanga amaso ku Mana itaboneka, kuko niyo ibitaboneka nibyo bibyara ibiboneka. Imana idufashe cyane. Reka dusome ikintu cya kane nkuko tumaze kubivuga gituma umuntu abona ibisubizo, ni ukwiringira Imana. Ibaze nawe, ibikona ni ibisiga bikunda inyama cyane, ariko hano turabona ari ibyo Imana yakoresheje ngo bijye bizanira Eliya inyama ndetse n'umugati. Mu by'ukuri byari ibintu bitumvikana. Ubundi se izo nyama zo wamenya zari nyama ki? Zavaga he? Zatekwaga nande? Ushatse kwibaza ibyo byose, ushatse kwibaza, wakwibaza ibibazo byinshi aho ngaho. Ariko Bibiliya iravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Imigani ibice 3 umurongo wa 5. Wakwibaza ibibazo byinshi kuri iyi nkuru ya Eliya, ukibaza izo nyama zavaga he? Ninde wabagaga inyamaswa zabaga ziturutse hehe? Ninde watekaga? Byazaga bite? Wakwibaza byinshi, kandi wibajije ibyo havamo gupinga. Ariko Eliya ntabwo yigeze yibaza ibyo. Yaravuze ati ubw'Imana ibivuze izi ko izabigenza. Ntigeze yibaza igikoni kizatekerwamo, ntigeze yibaza ibikoni aho bizavana inyama, bizavana umuriro, bizavana spice. Oya, yaravuze ati ubw'Imana ibivuze izabikora, kuko n'Imana ibivuze. Niyo mpamvu umwanditsi w'imigani yavuze ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku bwenge bwawe,
cyangwa se ku bumenyi ufite iby'Imana, wishingikirize ku ijambo ry'Imana ryonyine gusa. Niyo mpamvu na wa munsi Yesu yageraga kwa Lazaro, yarababwiye ngo bavaneho ibuye ryari ku gituro. Arababwira ati ntabwo yapfuye, arasinziriye, ariko bo bari bazi ko yapfuye. Ariko kuko Yesu yari abivuze, barabyemeye, barabikora, bavanaho igituro. Nubwo abaganga bari bamaze kwemeza ko yapfuye, nubwo abantu bose bari basanzwe bazi ko umuntu yapfuye amera, ndetse yari yananutse, ariko barabyemeye kuko ari we ubivuze, barabikora. Imana idufashe cyane. Iyo twiringiye Uwiteka ashobora gukora ibirenze ibyo dutekereza. Hari abantu Imana yajyaga ibwira iti nzabagirira neza, nzabaha umugisha, nzabahindura bakomeye. Ya Mana nzahindura bakomeye, nyamara ndabibutsa, ukareba inzu utuyemo y'ibyatsi, ukareba mu muryango wawe ntawe utunze n'igare, cyangwa se nta n'umwe utuye mu nzu irimo amashanyarazi, cyangwa se ngo habe hari n'umwe wize universite, ukumva ibyo bintu bidashoboka. Nubwo wabyizeraga, ariko ntibyakubuzaga gutekereza nka Sara uti se ibi Imana ivuze bizaturuka he, bizagenda gute? None se ngaho utuye muri Amerika, abandi muri Europe, abandi muri Australia, ariko ntibikuyeho ko uyu munsi hari ibyo ubona imbere yawe utekereza ko ahari ibyo Imana itazabishobora, ahari ibyo bitashoboka. Imana idufashe cyane. Imana yavuganye nawe, iguha amasezerano, irakubwira iti nzakugirira neza, nzagutuza mu bihugu by'abazungu, nzaguha umugisha, nzagukingurira amarembo, uziga uminuze, ukareba umuryango wawe nta n'umwe urava ku Gikongoro ngo ajye kuba ni Kigali, ariko ukumva ngo uzajya kuba muri Amerika cyangwa muri Australia. Ukareba umuryango wawe nta n'umwe urava Murenge cyangwa se aho wavukiye ngo ajye kuba ni Bukavu, ukumva ntibishoboka, ukumva ntibibaho, ukagira ngo ni ivangirwa ry'abahanuzi, cyangwa se rimwe nawe Imana yabikubwira ukabyemera kuko uzi ko ari Imana, ariko ukabyemera nka Sara ushidikanya, uvuga uti birashoboka cyangwa ntibishoboka rimwe na rimwe. Ariko se Imana yavuze, Imana yavuze, byabuzwa n'iki kubaho? Byabuzwa n'iki gushoboka? Wiringire Imana utishingikirije ku kintu icyo ari cyo cyose kigaragara. Upfa kuba Imana ivuze, kabone naho waba uri muri situation igoye, ariko Imana ivuze ikavuga, ntukishingikirize ku bwenge bwawe cyangwa ku bushobozi bwawe. Wiringire Imana niyo ibintu byaba bigaragara ko bidashoboka. Iyo ni intambwe twavuze ya kane yo kubona ibisubizo bivuye ku Mana. Ni ukwiringira Imana, ukiringira ibyo Imana ivuze, udasabye ibimenyetso, utavuze ngo se bizashoboka ese, bizaturuka hehe, bizagenda gute. Ukizera kuko Imana ni Imana, ntabwo ari umuntu. Icya gatanu ni ukwihangana mu gihe cyo gutegereza. Ikintu cya gatanu gituma umuntu abona ibisubizo ni ugutegereza yihanganye. Ibikona byazaniye Eliya ibiryo buri munsi, byamuzaniye ibiryo buri munsi. Ntabwo byigeze bizana byinshi ngo agire depo cyangwa stoke y'ibyo kurya aho yarari. Byamusabaga gutegereza buri munsi mu gitondo na nimugoroba. Abisirayeli nabo bategerezaga manu buri munsi igihe bari mu butayu cyangwa muri desert. Nk'uko tubizi, nubwo bari bategetswe gutoragura izo barya uwo munsi gusa, ariko hari igihe kwizera kwabo kwahungabanaga, bagatoragura n'iz'umunsi ukurikiyeho, bibaza bati wenda ejo ntabwo zizaza, reka dutoraguye izikwiriye. Bibiliya itubwira ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Hari igihe ibisubizo bitaza ako kanya cyangwa bize ku rugero wowe wifuza, ariko iyo Imana yavuze, iyo Imana yakubwiye ikintu
cyangwa se iyo Imana irimo ikora ntibisobanuye ngo izakora ku rugero ushaka, izakora bijyanye n'ibyifuzo byawe. Icyangombwa ni ugutegereza icyo Imana yakubwiye. Bibiliya yatubwiye ngo Eliya ibikona byamuzaniraga inyama n'umutsima uko bukeye n'uko bwije, habaga ari mu gitondo na nimugoroba yararyaga akongera akajya ku mugoroba ari uko bigarutse. Imana idufashe, nta hantu tubona yigeze ahangayika ngo wenda avuga ati none se Mana bimeze bite, wenda nimugoroba ntibiri buze, cyangwa se nimugoroba nabyo biraza yategerezaga, agategereza bikamuzanira ibyo kurya. Ndagira nkubwire nawe ushobora kuba wenda utabona ibisubizo mu rugero, biza buhoro buhoro, ariko icyo usabwa ni ugutegereza Imana wihanganye. Kandi Imana iyo ivuze ugomba kwizera ko ibyo ivuze ibisohoza. Tujya ku mwanzuro, dukurikije iyi nkuru ya Eliya ku kagezi Kereti, turabona ibisubizo by'Imana bitaza ku bw'amahirwe gusa, ahubwo bikunze kuzanwa n'ibi bintu bitanu twamaze kubona. Icya mbere ni ukumva ijambo ry'Imana, icya kabiri ni ukumvira ijambo ry'Imana cyangwa kumvira Imana, icya gatatu ni ukujya aho Imana iguhamagarira cyangwa se kuba aho Imana ishaka kuba, icya kane ni ukwiringira Imana kabure naho byaba bidasobanutse, kuko ibintu by'Imana bikunda kenshi kuba bidasobanutse, kuko ni ibintu by'umwuka, kandi twebwe urugero rwacu dupimiraho ibintu tubipima dukoresheje umubiri cyangwa se ubwenge bwa kavukire, akaba aribwo dupimisha ibintu. Ariko iby'Imana byose ni iby'umwuka, n'ibyo kwizera, ntabwo ari ibintu bifatika abantu babona nk'uko abantu batekereza. Icya gatanu ni ukwihangana no mu gihe cyo gutegereza, ukihangana ko iby'Imana yakubwiye izabisohoza, izabikora, kandi yanabigukorera bikahinduka ubuhamya, bigahinduka intwaro yo kurwanisha. Nk'uko muribuka wa munsi Dawidi yarwanaga na Goliyati, ngo yaravuze ati uriya Mufilisitiya utakebwe ntabwo yampagarara imbere, kuko ndi kumwe n'Imana ya yindi yamfashije gutsinda idubu no kunesha intare nkayitanyaguza. Iyo ngiyo, iyo Mana na n'uyu munsi irahari kugira ngo imfashe gutsinda no kurangiza burundu uriya Mufilisitiya, uriya munyamahanga utakebwe. Yifashije ku buhamya. Ndagira nkubwire, ushobora kunyura mu bihe bigoye, ariko ibuka iby'Imana yagukoreye, ibuka iby'Imana yakubwiye ikabisohoza, yuko nibyo byose biri imbere. Ushobora kuba ari uburwayi, urarwaye, urarwaje, ubona nta gisubizo, abaganga baragerageje, wowe urarwaye cyangwa urarwaje, wabuze urubyaro, uri mu ntambara z'uburyo butandukanye, abana barakunaniye, ibintu bimeze nabi, ariko ndagira nkubwire, Imana yakoze bya bindi, yizere, n'ibyo ngibyo ufitiye umunsi uri mucamo nayo izabikora. Hanyuma rero dusoza, niba urimo kureba iyi video cyangwa se inyigisho, ushobora kuba ufite ibibazo by'ubuzima, uburwayi, urarwaje, ibibazo by'umuryango, imibereho. Ndagira nkubwire, wizere Imana kandi wibuke iby'Imana yagukoreye mu bihe byashize, ko ibasha no gukora n'ibirenze ibyo utekereza kuri uyu munsi, kandi iyo Mana niyo kwizerwa. Turarangije rero, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nk'uko bisanzwe turangije dushimira abamaze kudukora subscribe, abatarayidukora nabo nongere mbibutse no kujya hasi munsi iyo screen yawe ugakanda akazogera gahari ukagakoraho gusa. Ntabwo bitwara ingufu nyinshi, ubundi twajya twibanira mu nyigisho ndetse no mu nyigisho za Bibiliya no mu ijambo ry'Imana, uko Imana igenda iriduha umunsi ku wundi. Kandi uyu muryango wacu w'impanda y'Imana 25 ukarushaho kwaguka. Imana rero ibaho umugisha, kandi turashimira ko Rehobote dufatanya dukoresha iyi ndirimbo yabo kugira ngo tubwirize ubutumwa, kuko niki Imana yaduhamagariye. Bafite indirimbo nyinshi ziriboneka kuri YouTube, muzishaka mwakwandika gusa ngo mwakwandika ngo Rehobote ADEPR umujyi wa Kigali, muzazibona kandi zizafasha ubugingo bwanyu. Imana y'amahoro ibaho umugisha
mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mana, asengera umuntu wese wumvishije ubutumwa. Bishoboka kuba hari umuntu ushobora, abantu benshi bajya bumva ijambo ryawe ariko bakarisigaho, ntibatere intambwe ngo baryumvire, nk'uko biri tubwira ko basa na ba bandi babibye imbuto mu nzira ntizishobore kwera. Ariko ndasenze kugira ngo uwo muntu umeze atyo wumva ntiyumvire, Mana umuhe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo abashe kumvira ijambo ryawe kandi no gutera izi ntambwe zose zituma abasha kugera ku bisubizo no ku migisha y'Imana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abarwayi turabasengera, bari mu bibazo, bari mu ntambara, abarwaje, bene data badukurikira kuri YouTube channel bafite abarwaye, bafite ibibazo by'ubukene, abashonje, bari mu ntambara, bari mu kaga, abadafite ibyiringiro byo kuzakira, abo bose Uwiteka turabasabira ukuboko kwawe gukomeye kubakoreho kandi ubakore ibitangaza, mu izina rya Yesu, amen. Bazasubizwamo imbaraga.